uko wasoma message bakoreje kuri WhatsApp ariko bagahita bazisiba. Hari ukuntu umuntu akoreza message kuri WhatsApp agahita yisiba, wenda yanditse amafuti cyangwa se yanditse ibintu atari yatekerejeho neza, ari nko kugutuka se like I don't know. Nk'urugero ngiye hano kuri WhatsApp nsanze uyu muntu yanyoreje SMS ariko yahise azisiba ntarazisoma. Ibi nibyo tugiye kureba muri iyi video, uko wasoma izi message baba bakohereje ariko wajya kuri WhatsApp ugasanga yahise azisiba utarazisoma. Kugira ngo ibi bintu bikunde, hari setting ubanza gusetinga muri telefone yawe. Uragenda muri setting ya telefone isanzwe, uyinjiremo. Numara kuyinjiramo ugenda hano handitse notifications, nurangiza ukande hano handitse notification history, nurangiza ufungura aka kano kantu gafunze ugafungure, nurangiza usubire inyuma ujye hano haraguru ya notification, hano handitse app settings, uhinjiremo. Urabona ko urasangamo application nyinshi, urabona Instagram, TikTok, Facebook, ariko icyo tugiye kurebaho ni WhatsApp. Urabona ko kano kantu ka WhatsApp gafunze nako ugafungure. Iyo urangije izi setting nibwo ubasha kubona za SMS bagiye barakohereza kuri WhatsApp ariko bagahita bazisiba utarazisoma. Icyo tugiye gukora, tugiye gusubira kuri WhatsApp, twandikire wa muntu watwandikiye SMS reka akazisiba. Nitumara kumwandikira aradusubiza, nawe ahita yisiba. Ahangaha niho turahita tujya kureba aho za SMS basibye utarasoma, aho zihita zijya kwibika. Turasubira inyuma tujye kuri WhatsApp bisanzwe, twandikire wa muntu watwandikiye tuti bite. Urabona ko ari gutayipinga agiye kudusubiza ariko arahita yisiba. Noneho mpite nkwereka uburyo wajya kureba aho ihita yibika. Urabona ko adusubije ariko turinjiye tugiye kuyireba n'ubundi ahita yisiba. Ahangaha rero nimba warangije za setting niho tugiye kurebera aho zino SMS bakohereje bagahita basiba utarazisoma aho zihita zibika. N'ubundi turasubira muri setting ya telefone isanzwe, twinjiremo dusubire hano kuri notifications, niturangiza twongere dukande hano kuri notification history. Urabona ko ngiyi SMS yatwohereje yaravuze ngo yo brother bimeze bite se ko twaburanye. Ahangaha rero niho SMS bakohereje zose bagahita bazisiba, uhita uzisanga zo muri telefone, zaba izo kuri Instagram, zaba izo kuri TikTok, ahariho hose buri rubuga. Ahangaha iyo hagiye muri notification history, iyo wagafunguye SMS ugiranye n'abantu zose niho zihita zibika, yaba uwazikoreje ntazisibe, yaba wa wundi wahise uzisiba, uhita uza ahangaha akaba ariho uzirebera. Nimba bikoze bigakunda twandikire muri comment tumenye niba turi kujyana neza cyane. Kandi nimba iyi video igushimishije kora subscribe, like, share, comment, uyisangize bagenzi bawe nabo babashe kumenya. Murakoze cyane, naho butaha.